Gutsinda ikizamini cya leta ntabwo ari uko warize cyane kurusha abandi, ahubwo gutsinda ikizamini cya leta ni uko haba hari ibintu by'ingenzi uba warazirikaye kandi ugakurikiza amategeko n'amabwiriza agenga ikizamini cya leta. Benshi batsindwa ku munota wa nyuma, ari uko atarabaswa. Njya mu mwagiye mubona abantu benshi babaga bambere ariko bajya ku kizamini cya leta bagatsindwa, ndetse hari na benshi batunguranaga barazaga mu myanya y'inyuma ariko bajya mu kizamini cya leta ukabona bari gupafuminga kandi bari gutsinda neza ku rwego rushimishije. Uyu munsi muri iyi video ku ugiye kubana kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma uraza gusobanukirwa neza n'ibintu ukwiye gukora hanyuma muri iki kizamini cya leta ku banyeshuri. Ndabaratse muri video kuko uraza gusobanukirwa n'uburyo ki watsinda ikizamini cya leta niwumva izi nama zirindwi ngiye kukubwira muri iyi video. Hanyuma rero hano wageze ni kuri Beyond What You Know TV, aho dufasha abantu kunguka ubumenyi. Niba no ukunda kunguka ubumenyi, reka tujyane muri iyi video kugira ngo uze gusobanukirwa byinshi. Hano rero hari inama zirindwi, ndetse iyi twabyita nkaho ari ibanga ryagufasha gutsinda ikizamini cya leta cy'uyu mwaka wa 2026. Hanyuma ikintu cya mbere ugomba kuzirikana w'umunyeshuri ugiye gukora ikizamini cya leta, ni ugomba kumenya yuko ari wowe ubwawe uzakora ikizamini cya leta. Numve yuko hari undi muntu uzagufasha ku rundi ruhande. Ibintu bikurikiza ndakubwiza ukuri yuko ikizamini cya leta uzagitsinda neza. Nimvuga ngo kumenya uwo uriwe, ibi ndashaka kuvuga ari abantu bagiye batandukanye. Hari umuntu wigira mu rusaku, hari umuntu wigira ahantu hatuje, hari umuntu wiga uko ari kumva imiziki. Abo bantu rero uburyo batsindamo n'uburyo batsinda ibizamini bya leta baba bitandukanye. Niba rero ufata cyangwa ukaba wiga ariko ibyo wize ukaba wifata mu gihe gitinze, ikintu ugomba gukora nuko ari wowe ugomba kubanza gutangira kwiga kugira ngo uzabashe kugendana n'abandi bagiye gukora ikizamini cya leta. Niba wowe wiyize ubwawe ukaba uzi yuko ufata bigoranye, ugomba guhera nonaha ureviza ugasubiramo amasomo yawe kugira ngo ku munsi w'ikizamini kigera uzabe witeguye kandi uri tayari. Ikindi cya kabiri nakubwira rero ni ukwirinda ikigare. Muri iyi minsi ya nyuma ihera, aho abanyeshuri biteguye ikizamini cya leta, usanga hari abantu benshi bagendera mu kigare. Wambwira ngo kugenda mu kigare ni iki? Kugenda mu kigare ni cya gihe uba warishinze. Hari abantu bafite IQ yo hejuru, bakaba biga neza ku rwego rushimishije, ari abahanga performinga, kuko wowe wabiringiye yuko bashaka kuzagufasha cyangwa kugoboka mu kizamini cya leta. Aho ndakwiza ukuri yuko uri kwibeshya. Banza umenye yuko ari uzakora ikizamini cya leta. Ikindi wirinde ikigare. Abanyeshuri muri iyi minsi bagendera mu kigare, ugasanga bari kwishinga. Abanyeshuri bamwe batanywaga inzoga bagatangira kuzinywa, bamwe batajyaga mu zindi ngeso batangiye kuzijyamo kubera yuko barimo barishinga ikigare cyangwa bakishinga uwo muntu kuko bazi ikintu bazamukora mu kizamini cya leta. Oya, gukopeza umuntu mu kizamini cya leta muri iki gihe biragoranye, ntabwo ari nka kera. Ikintu ugomba kumenya rero we, niba uri umunyeshuri, menya yuko ugomba kwirinda ikigare, ni ukirinda gutakaza igihe cyawe icyo ari cyo cyose ugitakaza ibintu bidafite agaciro, kuko iyi ni amatariki cyangwa iyi ni iminsi twegerejeho ibizamini bya leta. Ugomba kumenya yuko ari wenyine, hanyuma ibintu byawe ukabitegura ku murongo kandi ku rugero rwiza rutunganye. Rero ikintu kindi ugomba kwirinda ni ukumenya yuko ari wowe wenyine uzakora ikizamini cya leta. Ibi ndagira ngo mbigusobanure kugira ngo ubimenye neza, kumva ko ari wowe wenyine uzakora ikizamini cya leta. Hari benshi bumva yuko ngo mu minsi y'ibizamini bya leta bazareba lokale bazakoreramo, barebe abantu bazabicara imbere, bazabicara inyuma kugira ngo bazakopezanye. Oya, muri minsi ingamba zarahindutse, ntabwo ari nk'iza kera. Kumva yuko umuntu wicaye imbere yawe gukopeza cyangwa wicaye inyuma yawe gukopeza, oya, ibyo ngibyo ntabwo byashoboka. Ahubwo ikintu ugomba menya yuko ari uzakora ikizamini cyawe wenyine, hanyuma wige ibyo uzasubiza ku kizamini cyawe wenyine. Ikindi ni ukwirinda ubwoba. Muri minsi y'ibizamini bya leta hari ubwo usanga abanyeshuri benshi bahura n'ikibazo cy'ihungabana mu mutwe, benshi bakarwara trauma, benshi bavuga yuko banabaroze, ariko akenshi ni uko utimagina yuko ugiye gukora ikizamini cya leta. Fata ikizamini cya leta nkaho ari ikizamini gisanzwe. Numva yuko ikizamini cya leta ari ikintu kiremereye, kuko ibyo bategura mu kizamini cya leta bahera ku byo wize, ntabwo bajya kure y'ibyo wize. Rero reka ubwoba, wumve yuko ikizamini uzagikora nk'uko ukora ikizamini gisanzwe, test cyangwa quiz zigiye zisanzwe zo mu mashuri. Hanyuma ikindi ni ukwiringira ndetse no kumenya yuko ugomba gukurikiza ingengabihe. Mu minsi y'ibizamini bya leta abanyeshuri benshi bata umutwe kubera yuko arafata amasomo nk'atatu akayiga umunsi umwe. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka.
manza ufate isomo rimwe uryige urirangize, nurangiza ubone gufatira irya kabiri, nurangiza ufatira irya gatatu. Biragenda gute rero niba ufite timetable yuko uzahera ku mibare, chemistry, biology cyangwa geography, ugomba kumenya ngo ngiye kwiga mathematics nyirangize, nimara kwikavaringa ngende ndevize biology, numara kwikavaringa ugende urevize chemistry. Hanyuma nugenda kuri iyo timetable kumva yuko ugomba gufata ikintu kimwe ukakiga ukagishyira ku ruhande, warangiza ugafata ikindi ukakiga ukagishyira ku ruhande. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kwiga, kuko wavanga amasomo atatu mu gihe gito cyane. Ngira ngo benshi murabizi, abanyeshuri benshi musanzwe mukora rino kosa ryo kwiga amasomo menshi mu gihe gito cyane. Oya, niba ukora ibyo ngibyo bihagarike, ahubwo ukurikiza izi nama ndi kukugira, kuko hari benshi zagiye zifasha. Abo twagiye tubana mu mwaka ushize murabizi, benshi byarafashije kandi batsinze ku rugero rwiza cyane, kubera yuko bumviye inama zigenga amategeko ndetse n'amabwiriza y'ikizamini cya leta. Ikizamini cya leta si intambara. Ubu ikizamini cya leta ni ukumva yuko ikizamini cya leta ari ibintu bisanzwe. Hanyuma rero wifata ibintu ubipanike, wumve kuziga amasomo 4 ku munsi, 3 ku munsi. Oya, niba imbere dufite icyumweru kimwe, ushaka guhera ubu ngubu ureviza ukareviza, hanyuma icyo gihe kikazagera byinshi wabanjije kubinyuramo n'amaso yawe. Ngira ngo urabizi yuko ibizamini by'iki gihe bisaba kubisubiza, bisa yuko uba warasomye. Ngira ngo section A akeshi iba ari multiple choice, section B ikaba ari ibibazo byo gusubiza ariko bigende kuri ya section A. Hanyuma ngira nicyo ntabwo twagitindaho, ahubwo icyo twajyaho ni ku ngingo ya 5, aho ugomba kumva yuko utihagije mu kizamini cya leta. Abantu benshi rero iki ni ikibazo gikunda kugaruka ku banyeshuri b'abahanga, bakumva yuko kuko bo baba abambere mu kigo, baba abambere mu maklase, bakumva ko no mu kizamini cya leta ko bizagenda. Niba ari uko nguko utekereza, uri kwibeshya cyane, kubera yuko mu kizamini cya leta haba impinduramatwara zitangaje, ndetse hakaba reform wowe ubwawe utakwiyumvisha. Urugero, ugasanga umuntu wabaga ku mwanya wa 9 mu kizamini cya leta aje ari uhedinze ikigo mu batsinze neza muri uyu mwaka. Bigenda bite rero? Uko bigenda nuko wa munyeshuri ubu wa mbere aba yariraye, akumva yuko kuba hari ahora bu wa mbere mu kigo aperforminga, akumva ko no mu kizamini cya leta ariko bijazagenda. Oya, niba ari gutekereza cyane uri kwibeshya. Rero ikintu ugomba gukora, banza umenye yuko ibyo wize wikumva yuko bihagije, ahubwo ibyo wize menya yuko ugomba kubireviza, nubwo wabitsindaga ukomeze ubirevize kugeza igihe kizamini cya leta kizajya n'ubundi uri tayari nkuko wari usanzwe uba uwa mbere. Hanyuma ko abanyeshuri bakunze guperforminga cyangwa kuza mu myanya myiza y'imbere, ugomba kwiringira yuko ukumva yuko niba warize uracyafite urundi rugamba rwo gukomeza ukareviza ibyo wize, ibyo watsindaga ukakomeza ukabitsinda ku rugero rwiza. Rero wishaka kwirara kumva yuko ngo hari byinshi ngurusha abandi, oya, wishaka kumva yuko uri nyamwigendo mu kizamini cya leta, fasha abandi muri iki gihe, kuko nusobanura umunyeshuri ikibazo kimwe kikaza mu kizamini cya leta bizabyoshye, kuko uzagisura nk'umuntu urimo urakora revision. Hanyuma ikindi twasorezaho ari nacyo cya nyuma, ni ukumva yuko ugomba kwiga, kumenya ko ugomba kwiga ugafata ingamba z'ikizamini cya leta. Buriya kujya mu kizamini cya leta ntabwo bisa yuko ngo ibyo wize mu gitondo ugende guhita ubikora nyuma y'iminota ingahe. Oya, ibyo ngibyo bituma upanika, ukumva mu mutwe waremereye, ndetse n'ibyo wize ugatangira kubyibagirwa. Benshi bavuga ati bandoze, ubwo ari umuntu mufitanye amakimbirano ukumva ko yakuroze. Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo we banza ufata akanya, ujye uruhuka, uryame ku masaha meza, kandi wigire ku gihe, usoreze no ku gihe. Wishaka kwiga ibintu mu minota 5 ugiye gukoramo ikizamini cya leta, oya, ahubwo iga nusoza wihe akaruhuko, urelaxe, utembere, kandi usure romu y'ahantu uzakorera kugira ngo wiyakire yuko iyo ntebe ariyo uzakoraho ikizamini cya leta. Ku banyeshuri twabanye muri video, niba yagushimishije ukaba hari inama wungutsemo, reka duhe muri comment utubwire ikintu twazabakoraho video ubutaha.